Uyu ni umwana muto witwaga Fabrice, kandi uyu mwana Fabrice yigaga mu mwaka wa 4 wa primaire, dore ko yari afite imyaka 9 gusa y'amavuko. Nshatse kuvuga ko Fabrice yari umwana muto ndetse cyane pe mu bigaragarira amaso. Gusa Fabrice ibyo yakoraga ndetse n'ubuhanga n'ubumenyi yari afite ntabwo byari bihuye n'imyaka ye yari afite. Gusa Fabrice nubwo byari bimeze gutyo, nubwo yigaga ndetse yiga mu wa 4 wa primaire, yakoraga imirimo myinshi igereranyije rwose n'imyaka ye ndetse n'ingano y'ubukure bw'iyo yari afite. Gusa Fabrice urugendo yafataga ava ku ishuri ndetse ajya iwabo rwari urugendo rurerure, dore ko byamusabaga amasaha 3 kugira ngo abashe kuba yava iwabo ndetse agere ku ishuri n'amaguru. Rero murumva ko cyari ikibazo ndetse gikomeye cyane kubona umwana muto ungana gutyo rwose agenda n'amaguru. Kandi rwose abandi bana biganaga bose bagendaga n'amamodoka kandi bari abana bo mu miryango ikize. Mvuze ko rwose abo bana baturukaga mu miryango yishoboye ntabwo naba mbeshye. Gusa Fabrice we yarihanganaga ndetse agakora uko ashoboye ku myaka y'9 atitaye ko ari umwana, akagera ndetse agashika ku ishuri. Gusa nubwo ibyo byose byabaga ntabwo byamubuzaga kugira ngo abashe kuba yatera imbere ndetse amenye ubwenge kurusha abo bana bose, dore ko muri abo bana bose nta wamuzaga imbere. Fabrice yarigaga ndetse akabona amanota menshi cyane, bityo rero mu kubona amanota menshi cyane abarimu bakamukunda ndetse bakamwiyumvamo cyane, dore ko nta mwarimu n'umwe yifuzaga ko rwose Fabrice yabasha kuba yava mu ishuri. Gusa nyamaraga nubwo abo barimu bose bifuzaga ko Fabrice atava mu ishuri, nta n'umwe wari uzi ko Fabrice abayeho ndetse nta n'uwari uzi aho aturuka. Icyo bari bazi ndetse badashidikanya nuko Fabrice yari umuhanga gusa, kandi icyo bari bazi nuko Fabrice yitabiraga ishuri. Gusa Fabrice yagiraga akageso kamwe ko mu ishuri ndetse katari keza cyane, dore ko Fabrice nubwo yazaga ku ishuri ndetse katagombaga kuba yasiba ishuri, ariko yakundaga kuza akererewe cyane. Yakundaga kuza akererewe cyane ndetse agakererwa bikabije cyane, dore ko yazaga break cyangwa se amasaha y'ikiruhuko cya mbere yageze. Gusa bitewe nuko abarimu bari bamuziho ubuhanga ndetse n'ubushishozi ntabwo birwaga babitindaho. Gusa umwarimu witwa Gerard we yaje kubitindaho ndetse abyibazaho cyane, dore ko yaje kujya muri staff y'abarimu ndetse ababaza ati ese ikibazo mbona kuri Fabrice namwe mukimubonaho? Abarimu bose baraceceka ndetse baratuza cyane. Ati ese Fabrice kandi wowe muzanye gute? Ati hoya rwose Fabrice maze iminsi mbona yitwara mu buryo budasanzwe, ndetse si no kuvuga ngo maze iminsi gusa, ahubwo Fabrice kuva twamenyana, kuva yaza muri kino kigo, umwana ugeze mu wa 4 primaire akaba ageze ndetse na break yarangiye, uwo ngo muri kuvuye umwana rwose tumukomeje gutyo atazahimba ndetse akabitwara nabi. Gusa umwe mu barimu bari baraho barambwira ati ariko Gerard, njye mbona Fabrice rwose ntabwo abangamye ndetse nta n'ikibazo afite rwose, kuko kuba yazatinze ndetse agakererwa ntabwo bimuza kuba yazana amanota meza ndetse akaza yasumbya abandi bana bose rwose muri iki kigo. Aya rwose pe ibyo Yesu uko nguko mbyumva, ahubwo twaga kwiguhamagara Fabrice muri staff ndetse tukamuganiriza tukamenya neza igituma akererwa, kuko ibintu ntabwo rwose biba byumvikana. Ati no, twaba tugiye kuba twakinjira mu buzima bwe rwose kandi ntabwo bitureba Gerard. Ariko abarimu b'iyi minsi mwabaye gute? Kuki muba mushaka ko muhabwa umushahara wanyu w'ukwezi ndetse mukamera neza ariko mutitaye ku banyeshuri? Mwumva ko kuba Fabrice aza ndetse akiga akaba uwa mbere ibyo ngibyo bibaye kari ubwo burere gusa dukwiye kuba twamuha? Ati none se kubera iki mwumva ko ari ubundi burere batumwigisha ndetse akaba uwa mbere, twe twumva rwose ibyo ngibyo biba bibaye ndetse mba mbona nta n'ikindi gikurikiraho? Ati no, nyamaraga Yesu uko nguko rwose mbimenya ndetse si nuko nguko rwose mba mbibona. Ndabona Fabrice akeneye kuba yaganizwa ndetse tukamenya buri kintu cyose kiwe, kuko ikigaragara cyo Fabrice ashobora kuba afite ibindi bintu byose akoresha kugira ngo agire ubwenge. Nyamaraga Gerard yaratangiye kuba yatekereza kure, dore ko yatangiye gutekereza ko Fabrice ku myaka y'9 rwose yaba yaratangiye kunywa ibiyobyabwenge. Gusa abandi barimo bahise kuba musamira hejuru ati hoya Gerard, aho ngaho rwose wibeshye, kuko igihe cyose Fabrice twakoranye ndetse igihe cyose yazaga muri exam yabaga ari umwana uri smart ndetse ubona ko akeneye kuba yakiga, kandi niyo turi muri class rwose ubona ko akurikiye. Warukoze kubw'igitekerezo cyawe, ariko icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo ndetse ngakoresha ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi byose, Gerard ibyo byose wibeshye rwose ndetse wanakisha ntago ari uko nguko biri. Ati sawa nta kibazo n'ubwo ari uko mubifata, gusa njye niko nabitekerezaga. Ati no, ahubwo tukeneye kuzamuganiriza nk'uko bivuze ntacyo bitwaye, ndetse tukamenya rwose ukuntu Fabrice abayeho ndetse n'ukuntu nyine yitwara n'amanota abona, ukuntu atsinda kandi tubona azakererewe. Ati sawa rwose nta kibazo. Gusa Fabrice bari muri break ndetse yari yicaye ndetse ari ku ruhande bisa nkaho yari afite ibibazo byinshi cyane. Gusa mu kugira ibibazo byinshi cyane utwana tugenzi twaraje ndetse mu kuza tuza tuje kumuderanje. Ati se Fabrice kuri aho ngaho uri mu biki? Ati ntabyo mwana nuko ndahangaha niyicariye gusa ameze neza ntimugire ikibazo tu.
ati hoya Fabri uri kutubeshya, ati Fabri uri kutubeshya rwose, jya ureka kutubeshya, niyo tugiye kurya saa sita tubona uri ahangaha, ese kuba utagize ngo dusangire? Oya rwose Glory, ntabwo ari uko ntaza ndetse ngo dusangire, ahubwo nuko hari utuntu twinshi mba ndimo ndetse mpugiyemo, ariko rwose mba nariye ndetse mba naje ibiryo byanjye ntabiriye pe. Oya Fabri uri kutubeshya rwose, uri kutwiyemeraho, cyangwa nuko iwanyu mushobora kuba mukize cyane kuturusha, cyangwa wasuzuguye kurira hano ushaka kujya kurira mu maresitora arenze. Oya Glory, ntabwo rwose, ntabwo nabikora, nta nubwo ari ukuyemeraho pe, nuko njye rwose mba naje nariye, kandi mujya mbona ko nkunda kuza rwose saa 4. Rero murumva kuza saa 4 turi butaye saa 9, nyine mba nariye ndetse mba nahaze, niyo mpamvu bamubona ntacyo bimbwiye kuba naza ngasangira namwe rwose, ntabwo ari ukubiyemeraho. Oya Fabri, nyamara rwose utwihishemo pe, ntitujye tumenya gahunda zawe, reba buri gihe cyose uza wakererewe ariko n'ubundi ukaturusha amanota. Oya Glory, ahubwo namwe mujye muza mbasobanurire, wenda murebe ko namwe mwatsinda mukamera nkanjye, ariko rwose nta mpamvu yo kunkeka ndetse munkekera ibintu bidahari. Ubwo se waba ukeka ko ari ukubera iki nyine, cyangwa se waba utekereza ko ari iyihe mpamvu ituma mba uwa mbere? Aha sha Fabri, wasanga unakoresha imyuka mibi pe. Yesu Kristo mana yanjye. Ese Glory, ku myaka yawe itarenze 9 utwo dutiko uri kudukura hehe? Hoya, ariko njye niko mba mbibona rwose, none se nigute uri umuhanga kuri uru rwego ndetse ukaba uturusha amanota, kandi rwose nta nubwo uba wize birenze pe, ntabwo uba wize bihambaye uko nkubona, twirwa mu mayitide ukaza wanakererewe wanagize ukaturusha amanota. Oya Glory yawe iturize mwana, hari igihe nyine Imana ireba nyine ikaguha ibintu tu atari uko uri umuhanga cyangwa wiga kurusha abandi pe, kuko wa mugani wawe nkuko bivuze nawe urebye si ubuhanga bwanjye ubona ari aho bwangeza we, ariko nyine Imana ingirira neza ikanyihera ku bwenge ngakora nkabona ndatsinze, naho ubundi rwose nta birenze n'ibintu biri aho bisanzwe, nawe jya ureka kubikabiriza pe. Sawa nyine Fabri, gusa mwana jya uza dusangire pe, kuko ibyo bintu ntabwo aba ari byo. Ati ntarebi rwose, nzajya nza nanjye ubutanzajya nzana ibiryo byanjye ndetse dusangire. Gusa nyamara Fabrice kuba atarazaga ngasangire n'abandi cyangwa asangire ikindi akorana n'abandi, si uko yabaga yaje yakererewe nk'uko yabivugaga. Uzi igishoboka cyose nuko Fabrice yaturukaga ku muryango ukennye ndetse cyane ku buryo byari kumugora kuba yakifuza karya saa sita nk'abandi bana. Nuko Fabrice yaratashye nimugoroba ndetse mu gutaha ajya iwabo. Gusa mu gushika iwabo yasanze nyina yicaye, gusa cyagaragaraga cyo nuko nyina Fabrice rwose yabanaga n'ubumuga, dore ko yagenderaga mu kagare ndetse atabashaga kuba yahaguruka, dore ko amaguru yari yarangiritse. Nuko Fabrice yaratashye ndetse mu gushika iwabo yasanze nyina yicaye ndetse nyina yihebye cyane. Atese mama, ko mbona warakaye ndetse wihebye cyane, byagenze biti? Ati Fabrice mwana wanjye, nari nagize ubwoba rwose, nabonye watinze ku ishuri ntangira gutekereza ko rwose waba wagize ikibazo. Ati hoya mama, nta kibazo rwose, ntugire ikibazo, njyemeze neza ndetse ndakomeye, ubwo se we wiriwe gute? Mwana wanjye njye niriwe neza ndetse ndukazajya ungiraho ikibazo. Ese basi uri kumva udashonje Fabri? Hoya mama, njye ntugire ikibazo cyanjye cyo kuba nashonje cyangwa ibiki, ahubwo se mama bya bijumba nari nasize natetse basi wabashije kubona akabara kugenda mu nkono urabireba birya? Oya mwana wanjye, byari 3 nariyeho, kimwe ibindi 2 nabigusigiye rwose, genda ugiye kureba ko wagira uko wigenza nawe ubifata ubirye. Oya mama, rwose niwe ukeneye kwiyitaho ndetse ukarya. Ese mama wiwe ko rwose uburwaye ukeneye kurya kugira ngo basi umere neza? Ese uzaguma umeze gutyo utanarya? Ariko ibyo bintu byazaguhira koko mama, jya ugerageza basi ufata ifunguro urye, nyine basi turebe ko wamera neza ndetse ugakira vuba, kuko ndabikeneye mama. Oya rwose Fabrice mwana wanjye, urabizi neza iyi ndwara bambwiye ko itazakira, kandi aya maguru yanjye rwose yamaze kuba yakangirika. Rero mwana wanjye ugomba kwiyakira ndetse ukanyakira uko nguko umeze. Tubona se ko bari mu gitondo tugenda ndetse nkagenda nkajya kwiteresha inshinge? Ati yego rwose mama, bari mu gitondo ndakujyana nkajya guteresha inshinge mu maguru yawe kugira ngo ndebe ko wakira, ariko mbona mama hari igihe kizagira bigakunda. Se basi uba wumva nta mpinduka ziri mu mubiri wawe? Oya rwose mwana wanjye Fabrice, sinaguca intege cyangwa ngo ngubeshye, gusa urabizi rwose mwana wanjye nta mpamvu yo kuba nakubeshya kuko ndi mama wawe. Gusa ikigaragara cyo mwana wanjye, shamba mbona gukira kwanjye bigoye pe, kuko mbona nta mpinduka na zikeya zihari mu mubiri wanjye. Hoya mama, impinduka zo zirahari kandi bizagenda neza, njye mba nizeye kuzakira ndetse vuba. Ahubwo we mama, jya ugerageza nawe wishiremo ka morale pe, ureke kuba ucitse intege wumva ko byacitse, wishiramo ka morale mama, nyine wumva uri strong, wumva ukomeye, naho kwigira gutyo ugacika intege mama wapi pe. Jya ugerageza nawe jya wiminjiramo agafu umugani w'ababandi. Nta kibazo rwose mwana wanjye, nzajya niminjiramo agafu umugani wawe ndebe ko byakunda. None se mwana wanjye, reka nkubaze ikibazo. Nta kibazo mama, mbaza.
ese kukunda ko wakererwa ku ishuri aho ngaho abarimu bawe ntibajya babitindaho ndetse banabivugeho? Oya mama, ntabwo bajya bitindaho cyangwa ngo babivugeho, kuko bisa nkaho nyine kubera ko mba uwa mbere mu ishuri nyine batekereza ko ngo ari ubwibone, ngo cyangwa nyine ngaru kubera ko mba nakererewe kugira ngo mbashe kuba nashika ndetse amasomo ngageze kure. Gusa nyine ntabwo ibyo byose babitekereza byo kuba mfite ubunebwe bwo kwiga, kuko bazi ko njya mba uwa mbere. Ahubwo nyine abarimu benshi baba batekereza ko ari ubwibone ndetse rwose ko ntacyo nyine nabikoraho ndetse ko nananiranye ko ntanabihindura. None se kurya byose saa sita mwana wanjye ubikora gute? Bari abana kumba mbona ari abana bo mu bakire, ubihishamo gute kugira ngo batabasha kuba bakuvumbura? Mama, cyakora ndakubeshya icyo cyo kijya kingura ndetse kikananjena cyane, kuko rwose bari abana bose nyine twigana, urabona n'abana bo mu bakire ndetse bo mu ngagari. Rero biba bigoye rwose mama, biba bigoye pe, biba bigoye kugira ngo ngire icyo nkora. Nyine bararya nyine nkicara hanze baza kundeba. Dore nka none mama, hari uwitwa Gloria waje ndetse aransanga arambaza ati nukubera iki ntagenza ngo ndetse nsangire nabo. None se ubwo mwana wanjye none ko wakemuye byinshi ndetse ko wabeshye byinshi, uwo ngo wamubeshye gute koko? Mama nyine namubwiye ko rwose ngiye mba naje nariye, dore ko ngenza nyine nyuma ya saa 4. Namubwiye ko kuba nza nyuma ya saa 4 kandi rwose dutaha saa 8 saa 9 ataba ari ngombwa ko rwose nakongera kurya mba nariye ndetse nkomeye. Chef Fabrice, cyakora mwana wanjye ikintu nkunda rwose uzi kwikemurira ibibazo. Vuba nk'ibyo bintu ukuntu wabikemuye ndetse ukabikemura neza rwose. Mama, si ukubikemura neza nanjye byari byangoye kuko nari nabuze n'icyo mubwira pe. Yego Fabrice, ndakumva rwose mwana wanjye babigoye kugira ngo ubeshye, kandi no ku myaka yawe 9 kubeshya rwose sinzi biba bigoye. Gusa mwana wanjye ntugire ikibazo rwose pe, bizacamo ndetse bizakunda. Sawa mama, rwose ndabizi neza kandi ndabyizeye bizakunda. Rero mama, reka turyame kugira ngo tubone uko ndibuze kuba nabyuka kandi ndetse nkabasha kuba nakujyana kwa muganga. Tisa rwose mwana wanjye, reka nze turyame turaza kubyuka tugenda. Gusa mugani kuko Fabrice cyatumaga akererwa buri munsi, dore ko yafataga Mamawe buri mu gitondo akamujyana ndetse akamujyana kwa muganga kugira ngo bashe kuba bamutera inshinge z'amaguru, dore ko amaguru ye yaragize ikibazo ndetse yaramugaye rwose. Nuko bwarakeye nk'uko byari bisanzwe rwose, Fabrice afatanye nawe ndetse amujyana kwa muganga. Ndetse mu kumujyana kwa muganga rwose yarashitse ndetse batagira kuba bamutera imiti yo mu maguru ndetse bamutera inshinge nk'uko byari bisanzwe. Gusa dogiteri yaje kuza ndetse mu kuza asanga Fabrice ndetse na nyina bicaye mu cyumba bamutereragamo imiti. Gusa dogiteri yakubiswe n'inkuba ndetse aratungurwa cyane bitewe n'ukuntu yabonaga akana gato kari kwita kuri nyina ndetse kamuhanagura rwose. Ati mama, bimeze bite se? Ati dogiteri, ni byiza rwose, tumeze neza ndetse nta kibazo rwose. Ati none se aka kana mbona kari ko kwitaho kangana gutya nta mutwaro ufite? Dogiteri, oya nyine papa w'uyu mwana ndamufite, gusa yabonye nyine maze kubyara uyu mwana, nyine ni inkuru ndende ntabona uko nabasha kuba nayigusobanurira. Ati sawa, nta kibazo rwose. None se aka kana ntabwo kiga? Ati dogiteri, kariga, gusa nyine kubera yuko nta murumuna wako kagira biba byiza nyine kuko kajya kaza kakabanza kakanzana hano, kamara kuzana hano rwose kajya kasubira ku ishuri. Ati yo, ate se peti witwa gute? Ati nitwa Fabrice dogiteri. Ati Fabrice, ubu se kuko ntabwo bijya bikwaffecta ndetse bigatuma wangiza amasomo yawe? Ati hoya rwose dogiteri, namaze kubimenyera ndetse ndagerageza uko nshoboye ngafata abandi bana twigana. Okay, sad rwose nta kibazo. None se Fabrice, wiga mu wa kangahe? Niga mu wa 4, ngiye kuba najya mu wa 5 rwose vuba aha ngaha. Yo, mbega ibintu byiza. Basi ufite imyaka ingahe? Dogiteri, mfite imyaka 9 rwose. Oh my god, Fabrice, ndumva ngukunze maze. None se mama Fabrice, ariko ngwino baze ngutume, fata aya mafaranga ugende ndetse ujye kuzanira mama wawe rwose icyayi, dore ko imiti yanyweye rwose isaba kugira ngo abashe kuba yanywa icyayi. Genda ndetse ujye kuri kantine ubashe kuba wamuzanira icyayi, kandi rwose ugerageze umuzanire n'umugati, ubwo ngubwo uraza guhita kuze ndetse ute kujya ku ishuri, sibyo? Sa rwose dogiteri, nta kibazo kandi urakoze. Nuko Fabrice bahise kubamuha amafaranga ndetse ajya kuzanira nyina umugati ndetse n'icyayi. Gusa impamvu dogiteri yari yamuhaye nta kindi kwari kugira ngo abashe kuba yaganira na nyina ndetse baganire Fabrice atari kumva. Ati se mama Fabrice, nyine gitumye mpa Fabrice amafaranga kugira ngo ajye kukuzanira icyayi nta yindi no kugira ngo basi tugerageze njye nawe tuganire. Mama Fabrice, umwana ungana kuriya koko ni gutakuzana ku kagare kandi rwose kigaragara cyo ufite ibiro byinshi. Rero bishatse kuvuga kuriya mwana wawe rwose biriya bintu biramwafagita ndetse bigatuma rwose atabasha kuba yakura.
yego dogiteri ibintu gusa uvuga nibyo kandi ntabwo ubeshye, ntabwo ugiye kure y'ukuri. None se gusa reka nkubaze koko, Fabrice natanzana ninde wundi muntu uzanzana? Ati yo, none se nta na musaza wawe cyangwa mukuru wawe ugira? Dogiteri wireka sha, reka ibyo ngibyo ndetse reka kubivuga. Navutse ndi umwana umwe w'ikinege mu rugo, nza kugira nyine ikibazo, hagira umuhungu uza, gusa no mu rugo bari abakire pe ndetse bari bafite ubushobozi bwinshi cyane. Gusa haje kuza umugabo, nyine uwo mugabo arambwira ngo arankunda, turakundana. Urabizi nyine icyizere nta kintu gisaba pe, icyizere ni ikintu kiri aho gisekeje. Uwo mugabo turakundana ndetse nyine arankunda cyane. Rero tuza kugira gutya tukibaruka uriya mwana. Gusa uwo mugabo nyine mu gushakana nawe mu rugo ntabwo babikundaga ndetse nta nubwo bari barabyishimiye. Ariko njyewe nyine ndasara ngo ni umugabo ndetse namukunze ngo kandi nta kiruta urukundo. Gusa nyine mama yahoraga mbuza ati ni gute ugiye gushakana n'umugabo waje mu buzima bwawe ndetse utamuzi, utazi n'akavukire yiwe, ngo none mujye kuba mwashakana ubuzima bwawe bwose kugeza upfuye. Nyine dogiteri nanga kuba nakumvira mama, ndavuga ati reka nshakane n'uyu mugabo. Rero twaje gushakana na papa Fabrice, turabana nyine bidatinze, ntabwo byigize bigorana pe. Yaseka ntera inda ndetse ndasama. Gusa mu kumara gusama nyine amezi 9 arashira, ngira n'amahirwe mbyara uriya mwana Fabrice. Gusa ashize nk'umwaka nyine nkimara kubyara Fabrice, amaguru yanjye yatangiye kuba yagira ikibazo. Gusa nyine papa Fabrice yanze guhita akacika intege akajya njyana kwa muganga ndetse bakamvura. Gusa muri icyo gihe rwose yanjyanaga kwa muganga nagendaga n'amaguru ndetse meze neza nyine no kunubaga mu maguru yanjye rwose harimo ikibazo. Rero Fabrice amaze kugira imyaka 5 nibwo naje kuba paralize nyine ndetse kwa muganga barambwira ati amaguru yawe tuyenda tuyakoraho gake gakeya, tuyatera inshinge turebe ko basi wazagerageza ukongera ukagenda ndetse ukamera neza. Rero papa Fabrice navuga ko kwihangana byamunaniye, atangira kuba yazajya agenda nyine ndetse ajya mu bandi bagora nci inyuma. Rimwe nyine nci inyuma arangije aza mu rugo ashaka ko njye nawe turyamana. Rero ndamuhakanira kuko ntabwo nari nzi iyo yabaga yavuye. Natangiye gutekereza ati subwo kuko yanzanira ibindi birwara kandi nanjye zo mfite zitanyoroheye. Ati yo, yego rwose mama Fabri, aho ngaho ndakumva ndetse cyane pe. None se basi umaze kumuhakanira byagenze biti? Njye nyine naramubwiye ati nagerageza reka abagore banda bajyamo basi agereke nyine yihangana ntunge njye nyine. Gusa bitewe nuko nari maze kuba nagira buno bumuga bw'amaguru yanze kunyumva ndetse ahitamo kuba yasiga nyine aragenda. Ubusinzi aho yagiye sinzi yaherereye. Ubwo nyine kuva aho ngaho, kuva kuri icyo gihe Fabrice nyine niwe watangiye kuba yanyitaho mu rugo kugira ngo bagire icyo bamfasha. Nyine nabwo batangiye kuba banserereza ndetse bakajya bambwira ati si uko nkawe. Nyine batangira kumbwira amagambo menshi atuma nicuza ati nuko icyo ashatse uriya mugabo ndi twari twarakubujije. Nyine ibintu byinshi ndetse biri related bimeze nk'uko nguko rwose. Kandi rwose burumva nta kintu nagombaga kuba nakora ndetse nta n'icyo nari kubikoraho. Nyine nariturije ndetse ndabireka. Nyine Fabrice urumva niwe usigaye uza kanzana no kwa muganga. Yamara kunzana kwa muganga nyine akajya yajya ku ishuri. Mama Fabri ndabyumva rwose, ndumva bikomeye ndetse ntago byoroshye pe. Ubu ndi kukumva ndetse ndi kumva akababaro kose ugenda ucamo umunsi ku wundi. Gusa ntibihebe, iyi ndwara yawe kigaragara kizakira. Ushobora kutinda ndetse bikamara indi myaka irenze 2 ndetse bikamara n'indi myaka irenze 2. Gusa ntabwo izagera muri 3 pe, kuko imiti turi kuguha turagerageza uko dushoboye ndetse ifite ubushobozi bukomeye cyane. Amahirwe ufite no kuba mu cyiciro cya mbere rwose, dore ko iyo cyubuva mu cyiciro kindi kirenze cy'abakire ntabwo ari kuzabona amafaranga yo kuba wakishyura bino bitaro pe. Ujye unashima Imana rwose. Yego dogiteri, ngiye ibintu byo gushima Imana mbyumva cyane, kuko ni n'ikintu gitangaje kuba umwana nk'uriya w'imyaka 9 akafata inshingano akaza kanzana hano kwa muganga ndetse akansubiza mu rugo akajya yajya ku ishuri. Kandi nyine bira byose nubwo abikora dogiteri, ibaze ko ajya abo wa mbere, nta na rimwe araza mu mwanya uri hejuru w'uwa mbere, ahora abo wa mbere gusa pe. Ati sure, ati of course rwose umwana wanjye ntabwo ajya aratuwa mbere igihe cyose iteka ryose. Fabrice ahora abo wa mbere ndetse ngo n'abarimu be barabyibaza cyane bakibaza impamvu ngo abo wa mbere kandi nyine ngo aza ku ishuri atinze pe. Ati ndabyumva cyane rwose. None se basi ni nyine ntabwo wigeze unandikira kwa kundi wandikira umuntu akaba yagufasha like ku murenge cyangwa ukandikira nyine urwego rushinzwe gufasha abatishoboye rukagufasha? Ibyo ngibyo rwose Fabrice yarabikoze ndetse yandika ibaruwa yijyana ku murenge. Gusa mu kuyandika ndetse yijyana ku murenge nibyo byadufashe ndetse bakabasha kuba bashira muri iki cyiciro cya mbere cy'abatishoboye. Ati yo, nibyo rwose ndumva ari byiza. None se basi mufite ahantu muba? Yego rwose dogiteri, dufite inzu nziza ndetse naturebye ukabona n'inzu dutahamo. Ntiwatekereza ko rwose tugira ibibazo byinshi, kuko rwose papa Fabrice yari yarubatse inzu nini ndetse nziza. Nyine biragoye ko wakumva ko turi abakene kuko tuba mu nzu nziza ndetse cyane, inzu y'amakaro ndetse
igeze mu byumba 6 urumva ni inzu nini cyane. Ati yego rwose ndabyumva ni inzu nini, ariko nyine ntitwibagirwe ko inzu ari icyo uyiririyemo. Ati yego rwose mama Fabri, inzu niyo icyo uyiririyemo. Nyine urabivuze utuntu nta gutekereza cyane, ubwo nyine murya gute, mubayeho gute? Iyo ni inkuru ndende Dogiti ntabasha kuba nagusobanurira kano kanya. Gusa nyine Fabrice yavuye ku ishuri, hari ahantu ajya kuvomera ku mabotiki bacuruza. Hari abamuha 2 buri munsi, hari abamuha nyine 5. Nyine uko niko tugiye tubayeho. Ati ubwo se kugira ngo bamuhe ibyo 5,000 cyangwa 2 aba yabavomeye amabida angana gute? Baba yabavomeye rwose amajerekani angana gute kugira ngo bamwemerere kuba nyine bamuhaye amafaranga yose? Ko numva ari menshi. Yego rwose ni menshi, gusa ni nk'amahirwe rwose ndetse ni nk'umugisha twagize. Ni ukuvuga ngo kuva papa we yagenda ndetse kuva nahura na buno burwayi, amatiyo yose ndetse nyine abantu bose bavomaga ndetse bavomaga muri quartier yo mu rugo, bisa nk'aho amatiyo yabo yakamye, nta rumwe rwose ujya ubona amazi yo kuba yavoma. Gusa igitangaje twebwe mu rugo, twebwe nyine nyuma ya saa 9 saa 10 amazi mu rugo aba hari ndetse menshi. Abantu baraza tukabavomeshereza, tukamara kubavomeshereza nyine bakaduha amafaranga. Ati bishatse kuvuga ko rwose quartier yiwanye rwose ari mwebwe muyiha amazi? Ati yego rwose ni twebwe tuyiha amazi, ndetse n'abashinzwe ibintu by'amazi baraje barabigenzura, bahora bavuga ko bagiye kuba bakora ayo mazi, gusa byaranze nyine bihora bicangana. Araza rimwe agahita akagenda agashyira nk'amezi 3 rwose ataraza. Rero nuko nguko tubayeho. Ayo mazi niyo atuma rwose ndira Fabrice, niyo atuma mbaho. Wenda sinavuga ko tubaho ndetse tukarya neza nk'uko byagakwiriye, gusa basi ari amazi atuma turamuka pe, ndetse agatuma na Fabrice yiga ndetse akiga abanyeshuri bigana batamunyujijemo ijisho. Ati aho ngaho rwose ndakumva ndetse cyane. Gusa bakiri kuganira Fabrice yahise kaza ndetse azazanye wa mugati. Gusa mukashika yahise kabwira Dogiteri ati Dogiteri natinze se? Ati oya Fabri, ntabwo ugeze utinda, bwo wanyarutse cyane. Basi se Fabri, ko mbona saa 3 zigeze undi uri buze kuba wakererwa ishuri? Ati oya rwose Dogiteri, ntugire ikibazo, ari ahantu ujya nyura ndetse mu nzira za bugufi. Uko byasa kose ndibuze kuba nashika ku ishuri, ndetse ndashika ku ishuri rwose saa 4 zageze ndetse birahurirana neza. Ubu nigiye niga amasomo ya kabiri rwose, naho ya mbere ya mu gitondo ntabwo njya nyiga. Ati basi fata bino 4,000 utege moto rwose, numara gutega moto ugere ku ishuri ndetse uhagere hakiri kare. Ati subwo Dogiteri, ntugiye kuba wakigora koko? Hoya Fabri, ntacyo bitwaye ndetse ntubigireho ikibazo. We fata ayo mafaranga kandi uyategeye moto nk'uko mbikubwiye. Tiwihe ibyo kuyabika ngo uraza kuba wayakoresha ibindi. Ndagusabye rwose Fabrice, uyategeye moto nk'uko mbikubwiye, sibyo? Hoya rwose ntugire ikibazo Dogiteri, ndibuze kuba nayatega moto nk'uko ubimbwiye. Nuko Fabrice yahise kava aho ngaho ndetse aragenda. Ati se kusize mama wawe utamujyanye? Ati tuno dufaranga narimo twari tunjijishije. Atariko ntugire ikibazo rwose, we genda mama wawe ndibuze kuba namwicyurira rwose. Mama kuba twakirirwa nano kwa muganga aricyo bitwaye ko rwose ndibuze kwirirwa muri biro, none ntaribuze kuba nakita ku barwayi. None se mwana wanjye ko ari igihe nyinshi nakujya kuri toilette kandi rwose mbona bishobora kuba byakugora cyane. Ati no, tugira ikibazo rwose mama Fabri, ibyo byose ndibuze kuba nabikurikirana ndetse mbikore neza. Sa rwose nta kibazo. Nuko Fabrice yahise kagenda, gusa nkuko Dogiteri yari yabimubwiye rwose ngo atege. Fabrice ntabwo yagize atega moto, ahubwo rwose yari yagendetse agenda n'amaguru mpaka ageze ku ishuri. Gusa mu gushika ku ishuri noneho yasanze rwose bamaze kuba bakora ibazwa, dore ko bari bakoze ibazwa mu gitondo. Gusa mwarimu Gerard yahise kaza ndetse aramusanga ati Fabrice, none urabigenza gute? Ndi kubona uyu mwaka rwose udashobora kuzatsinda ngo wongere ubu wa mbere. Hoya rwose mwari, ibyo ngibyo ntubigireho ikibazo, ntacyo bintwaye. None se n'igihe buri gihe cyose nahora mbu wa mbere koko? Ariko Fabri, uteye ute mwana? Ku myaka yawe ni kubera icyo uba ufite amatiku menshi? Hoya rwose mwari, nta matiku mfite pe, ahubwo nuko nyine mba mbona undi se igihe cyose mbu wa mbere. No, nabagororiye abakeneye kuba baza ndetse bakajya baba ba mbere bana, na nyine nabo bakansimbura bakaba ba mbere bakabona ku manota menshi. Ati sa rwose nta kibazo Fabri, gusa nsheneye ko njye nawe tuganira ndetse tukazajya iwanyu tukaza kugusura. Hoya rwose, ubwo se kunsura ni ngombwa kuko mwari? Yego rwose Fabri, dukeneye kuba twagusura ndetse tukamenya ibibazo byose ufite. Tukamenya ibibazo ufite bituma uza ku ishuri ukererewe, bituma rimwe na rimwe bambwiye ko utajya unariye saa 6. Ariko mwarimu namwe rwose pe, usa koko mwari, ubu ngubu sinavuga ko ari ukungendaho koko. Ubu abantu basigaye baperereza bakanaperereza bagashaka kumenya ko ndya saa 6.
use ko mbanje saa yine aho mba mvuye barahazi mba naje nariye, use koko ni ngombwa ngo nongere nirye saa sita kandi nibuze kuba nataha saa 9 koko mwari? Fabri, erega ibyo uri kuvuga ndetse n'amaso yawe no kugaragara ntabwo bihura. Amaso yawe asa nk'afite ibintu byinshi abitse ndetse ahisha, ariko umunwa wawe rwose wowe wivugira ibyo ushaka pe. Niyo mpamvu ntakwizera ndetse nta n'ikintu na kimwe wambwira ngo nkwizere. Witegure ndetse ubwire n'iwanyu rwose muri weekend tuzazana ndetse tujye kubareba, kuko rwose ndikumva ukeneye kuba namenya ubuzima bwawe pe, kuko ntangiye kugiraho confusion. Inshingano zacu rega Fabrice hano ku ishuri ntabwo ari zo kubaha uburere gusa ngo tubaha amasomo mwige ndetse mu minuze, no. Rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa ndetse tukamenya ko mubayeho, tukagerageza tukabasura rwose, kuko byaba bibabaje dushobora gusanga ufite ibibazo byinshi kurusha uko tubitekereza. Twebwe icyo dukora ari ukwibanda ku masomo yawe gusa nta kindi rwose. Niyo mpamvu dukeneye kugira ngo muri weekend uzabwire iwanyu ndetse ubamenyeshe rwose. Dukeneye kuba tuzazana ndetse tukabasura. Ati okay sa rwose nta kibazo rwose, niba mubishaka ndaza kuba nabwira mama, ubwo rwose muzaza ndetse mudusure. Nuko Fabrice yaratashye gusa mu gutaha rwose yasanze dogiteri yagejeje nyuma iwabo. Ati Fabri, bite byawe se? Ati ni sawa dogiteri. Ati se dogiteri ko mwatinze hano ndetse ko buki mutatashye? Ati Fabri, nyine twabanje turakurindira kuko nashaka ko njye nawe tuvugana. Ati se tuvugana iki kandi dogiteri? Fabri, amafaranga nagwaye wayategesheje? Oya dogiteri ntabwo nayategesheje rwose, dore nyazaniye mama mu mugati, nari mbizi neza ko akeneye umugati kuko yaramaze iminsi ambwira ko ari kuwushaka ndetse n'amata. Rero nabonye ko rwose nta kundi nari kubigenza. Rero niyo mpamvu nyine nahisemo kugenda n'amaguru kugira ngo nze kubona uburyo ndibuze kuba namugurira ibyo yifuza. Sha Fabri, kabisa nkomeje kuba natungurwa pe, kubona umwana umeze nkawe birandenze ndetse mba nabuze uburyo mbifata pe. Uri umwana mwiza ndetse uri umwana w'umunyabwenge, uri umuhanga cyane rwose Fabri. Yego rwose dogiteri mwari mukoze gusa nyine mbona nta bidasanzwe, mbona ari ibintu biri aho bisanzwe pe. Yego Fabri, we niko ubibona ubona bisanzwe gusa nyine hari ababibona ndetse bakabona ko bidasanzwe pe, kuko ubuhanga ufite ndetse n'ubushishozi. Sha mwana wanjye si byina hangaha rwose pe. Fabri, kabisa ndi proud yawe nubwo ntari mama wawe. Yego uvuze ibyo bintu uranyibutsa mama, ahubwo ku ishuri bakamejeje pe, bambwiye ko bashaka kuzaza kunsura muri weekend ndetse bagashaka kumenya uko mbayeho. Ati okay so rwose niba babishaka bazaze mwana wanjye, bintwaye iki se? Bazaze ndetse bamenye uko ubayeho. Ati sawa rwose nta kibazo mama, ubwo bazaza. Gusa dogiteri yase kababwira ndetse dore ko icyo yarabashakira nta kintu. Ati Fabri, rero icyo nari ngushakira mwana wanjye nyine Fabri, namaze kubibona pe, ukora akazi kenshi cyane ndetse uravunika. Mama wawe burya ni kuri yabayeho, twirirwanye umunsi umwe gusa. Numvishije naniwe rwose pe, numvishije naniwe. None se dogiteri wananiwe gute kandi? Nyine mama wawe rwose akeneye umuntu umwitaho atari wowe rwose. Ariko dogiteri njyewe nsanzwe mwitaho rwose kandi imyaka igeze muri n'ibishize rwose mwitaho. Nose ubwo ko urumva imyaka ine atari nyinshi, ngiye maze kumenyera ndetse mwitaho ndakeka kandi bimunyuze. Mama ntibikunyuze? Ati yego rwose Fabri, biranyuze kandi nawe dogiteri impamvu wenda byakugoye ndetse bigatuma wibaza byinshi nuko bwari ubwa mbere rwose, nuko bwari ubwa mbere, ariko ubundi nyine birasanzwe, ni ibintu tumaze kumenyera. Ni ibintu tumaze kumenyera ndetse maze gufata nk'ibintu bisanzwe kandi ndagerageza rwose nkabibamo pe. Okay, urakoze rwose kuba ubibamo, ariko nyine Fabri hari ikintu ushaka ko njye na mama wawe rwose dukora kandi ntugireho ikibazo. Nyine ntushake kuba wazana ibintu byo kubikomantaho cyangwa ngo bigire ibintu birebire. Turashaka ko mama wawe rwose tumuzanira umukozi. Aha dogiteri, byaba ari byiza rwose pe, ariko se amafaranga namwishyura nayakura ku myaka yanjye ikindi uri kubona nabona amafaranga yo kwishyura umukozi koko? Ati no, tugira ikibazo rwose, ibyo ngibyo nzabyitaho ndetse nzabikurikirana neza. Mama wawe rwose nzamwitaho, nzajya muha umukozi ndetse uwo mukozi ngiye kumuha ntuzajya umuzana kwa muganga akamutekera igihe udahari, ndetse nawe ukava ku ishuri rwose usanga mama wawe rwose yamaze kuba yatekerwa ndetse ameze neza. Ati bishatse kuvuga se ko ntazongera kujya ku ishuri nyuma ya saa 4? Ati yego rwose Fabri, kandi njye kuba nagushakira umumotari ajya gutwara rwose agushitse ku ishuri ndetse ugerageze rwose ubeho nk'abandi banyeshuri. Nshimye ko rwose dogiteri ibyo ngibyo rwose ugiye kuba wabinkorera. Ese dogiteri ko ugiye kuba wadukorera ibintu byose bimeze gutyo kandi mbona bihenze. Ati mama Fabri, wambwiye ibintu byawe byose ndetse umbwira ibintu byawe we na papa Fabrice ndabyumva. Gusa rwose mama Fabri, nyine njyewe ukuntu nabayeho ndetse n'ukuntu nakuze rwose ndi imfubyi, nakuriye muri Alferina
Nyina umuntu wambonye ndetse aranyishingira nyadobta nyine arantwara anjyana mu rugo rwiwe arandera nyina ndera nk'umwana we gusa yaje kwitaba Imana ndetse arapfa asigira imitungo ye yose. Gusa ijambo rwose yasize ambwiye yarambwiye ati umuntu uzabona ukeneye ubufasha nzabumuhe ndetse sinzajijinganye. Rero niyo mpamvu nari maze iminsi nibaza uburyo mubayeho ndetse n'uburyo rwose nyine ndetse n'uburyo rwose murya ndetse n'ukuntu ubuzima bwanyu bwa buri munsi buba bumeze. Mpitamo rwose kuba nakishiraho umutwaro dore ko atari n'umutwaro pe, ahubwo mpitamo kuba nagabana uwo mugisha rwose wo kugira ngo mbashe kuba nabafasha. Rero Fabri ntugire ikibazo rwose ibintu byose ndetse n'amashuri yawe rwose pe, dore ko amafaranga mpembwa ari ni menshi cyane nyine ni nk'agatonyanga mu nyanja ugereranyije rwose kuba nakwishyurira amashuri yawe ntacyo bintwaye ndetse nta n'ikibazo kibirimo pe. Ahubwo nyine wegerageza ujye wiga neza ndetse kandi uzazana amanota arenze yo wajya gusana. Sa rwose urakoze dogite, none se ko bari barambwiye ngo bazansura muri weekend ndetse bakambaza rwose impamvu ndetse n'uburyo najyaga nza ndetse ngatinda ku ishuri ndetse ngatinda kuba nakinjira mu ishuri, ubwo nzabyiyenza gute? Sinzababwiza ukuri. Oya rwose Fabri nta mpamvu ko buri muntu wese amenye ibintu byawe byose. We bareke bazaze ndetse babwire ko impamvu rwose utajya guza ku ishuri izo saha, uzababwire ko rwose impamvu utajya guza ku ishuri ari ukubera ko rwose baba gufite ibintu byinshi urimo ndetse by'akazi. Ati ikibazo nimbabwira akazi bazambaza umwana w'imyaka 9 akazi rwose ngira. Uzababeshye ko ari projet yawe uri gukoraho ndetse ko ari ikintu ushaka kuzakora gikomeye, impamvu rwose ujya uza rwose bitinze. Kandi nibamara kubyumva bazagukuza ndetse bakubwire ko ugomba kwiga, uzabibemerere rero kujye kuzajya utangira kujya ku ishuri ndetse ukajya udakererewe rwose Fabri. Sa rwose dogite, ariko basi reka ngusaba akantu kamwe. Akahise kandi Fabri, basi reka ejo tuzajyana na mama kwa muganga bwa nyuma. Ati okay fine, ntaribi ndetse nta nubwo ari ubwa nyuma muzaba mujyanyeyo, dore ko muri weekend rwose ntuzajya ubishaka kuzajya ujyana na mama wawe. Ati okay sa rwose nta kibazo. Ahubwo Fabri reka sinari nkuvuguruje ni cyangwa ngo mbihakane, basi reka muri weekend ariho uzajyana na mama wawe ndetse ejo uzatangire kugenda ku ishuri uzindutse. Ati sa rwose nta kibazo muga, gusa muri weekend nyine aba bantu nibo bari bambwiye ko bazaza kunsura. Atubabwire bazaze kuwa gatanu amasomo yanyarangiye, murangiza se saa 9 muzazane n'abarimu muzazane rwose babashe kuba baza kugusura izo saha. Sa rwose dogite, kandi nanjye nzakora uko nshoboye nzabe mpari mwana wanjye. Sa rwose nta kibazo dogite urakoze. Nuko Fabrice yaragiye ndetse ajya ku ishuri, gusa noneho yagiyeyo yazindutse abarimu birabatungura ndetse n'abagororera bose birabatungura. Gusa baramusabye ko bazajya kumusura muri weekend, gusura bahakanira babwira ko bazajyayo kuwa gatanu ndetse barabyemerana. Bidatinze rero bagiye iwabo ndetse kuwa gatanu mu kugerayo rwose basanganye na yicaye. Ati se Fabri ko mama wawe tubona yicaye ndetse adahaguruka? Ati mama rwose abananiwe, hari ibyo aba yiriwemo, arakunda kuba yicariye hariya rwose. Ati nta kindi kibazo se afite? Ati yego rwose nta kibazo afite. Ati none se mama Fabri kubera iki Fabrice akunda gucererwa ishuri ndetse rimwe na rimwe nta nubwo akunda kuba yarya rwose? Ati mwari rero uyu mwana wanjye nukunguko rwose namureze namumenyereje kuba atazajya arya buri kanya uko abonye rwose. Avana ariye rwose ndetse mu kumara kurya kwiyongera kurya agarutse pe. Avana ariye saa 4 akongera kurya saa 9, kandi rwose ndabona nta nicyo bimutwara nta nicyo bimubangamiyeho pe. Nabonye ari bwo buryo bwiza bwo kumurera neza. Ati yesa rwose nta kibazo. Ati none se kubera cyakunda kuza kererewe? Ati afite ibiporoje byiwe yirirwamo, gusa ejo naramwiyamye rwose kuko maze kubona ko bibangamye. Afite ikimashini yirirwa akora, yambwiye ko ngashaka kuzagikora ndetse kigakora, gusa rwose nabonye ko ishobora kuba biri kumwafekta mu masomo ye, naramubujije namubwiye ngo rwose ajya azinduka. Ndatekereza rwose niba mwarabibonye neza mwabonye ko rwose muri iyi minsi amaze iminsi azinduka kuko naramwiyamye ndetse narabimubujije. Ati yego rwose mama nicyo cyari gitumye cyane tuza hano tuza kumureba, gusa rwose ubwo mwabimubujije nta kibazo rwose pe. Reka dutahe ndetse tujye mu rugo. Gusa Fabrice turi proud ye rwose kuko n'umwana utsinda cyane ugereranyije n'uburyo yiga. Ati yego rwose Fabrice nanjye n'umwana wanjye nizeye neza kandi nzi ko yiga cyane. Nuko baragiye ndetse Fabrice na nyina babasiga aho ngaho, babasiga bari guseka cyane. Ati Fabri turabongoje rwose ndetse turababeshye, baragiye ndetse bagiye nta kibazo bafite, bazi neza ko rwose kari projet ya machine wakoragaho. Ati yego rwose mama, gusa muri weekend rwose baragiye ndetse basubira kwa muganga. Gusa mu kujya kwa muganga rwose basanze mwarimu Gerard ndetse bakubitwa n'inkuba. Ati Gera uri hano se kandi uri gukora iki? Ati Fabri ni gute se mwana wanjye usigaye uvuga mu izina? Ati none se mwari nyine ndatunguye niyo mpamvu nguhamagaye mu izina, kandi rwose hano rwose ntabwo turi ku ishuri pe. Atari ko abana b'iki gihe mwaranyobeye rwose, kuba tutari ku ishuri se bivuze ko utanyita mwarimu wawe? Ati rwose
mwari basi mutubabarire, none se mwari mwaje gukora iki hano? Rega Fabrice, ibintu byawe byose nari mbizi ndetse narabikurikiranaga, nari mbizi neza ko rwose impamvu ukererwa ku ishuri waje kwa muganga ndetse uje kureba mama wawe, kandi rimwe na rimwe rwose ukanahamuzana, niyo mpamvu rwose wakererwaga. Rega se wabonaga impamvu ntabitindaho ndetse simbikaza ari ukubera iki? Nuko nabaga mbizi rwose. Gusa rwose mama Fabri, ukwiye guterwa ishema rwose n'umwana wawe kuko ufite umwana mwiza ndetse ukomeye pe. Ati yego rwose, kandi rwose nizeye ko Fabrice agiye kuba yakiga neza bitewe nuko icyatumaga rwose akererwa cyakemutse. Ati yego rwose ndabibijeje, Fabrice agiye kuba yatangira kuzageza ndetse azindutse. Nuko Fabrice ndetse na dogiteri batangiye kuba bazajya bita kuri nyina kugira ngo abashe kuba yamera neza. Fabrice atangira kuba yazajya ajya ku ishuri ndetse akiga neza. Ntukazajya utuma abantu bose bamenya ibibazo byawe rwose, kuko iyo batabimenye haba hari uburyo bwinshi bwo kubikemura. Ubwo buryo nuko utabubona hafi yawe, gusa buba buhari ndetse buba buzazana ndetse ibintu byawe byose bikagenda neza. Ndabakunda cyane, mbibutsa kwizera Imana kuko rwose Imana niyo irenze ndetse niyo ishoboye ibintu byose. Kora subscribe kuri David Rwanda kugira ngo ujye unkurikirana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, Imana ibagirire neza kandi bahiri.